umva gahunda ndayifite rwose ntugire ikibazo, ariko sinakubwiye ko ndi umugabo uhagarara ku ijambo rye. Buri ibyo nagusezeranije nge ndabikora. Turi kumwe rwose nta kibazo. Ni umugabo dutangiranye ahangaha watwaraga umugore we nk'utwara itungo, yamwambitse ipingu ku kaboko kumwe ndetse irindi yaryamise ku kundi kuboko. Umugore yageze ahangaha yitura hasi. Umugabo arangije aravuga ati hagarika iyo mikino wana, uri gutekereza ko ibyo uri gukora se biri buze gutuma nkurekura? Uri kwibeshya rwose, ntabwo uri no mukuri. Nyemerera tugende utangoye mpakugeze ku neza, kandi no ku nabi ndaza kuhakugeza. Sasa umugore aguye hano yaguye mu bisikogororo. Arangije aravuga ati ariko se ubundi mugani aya mapingu nta kuntu nasigaho bino bisikogororo hanyuma rero ipingu rikamvaho? Hari ukuntu nyine ufata ipingu wasigaho amavuta cyangwa ikindi kintu kinyerera ugasanga nyine riranyereye rivuyemo. Uyu mugore nawe yagize ibitekerezo, buri Imana yashatse kugukiza rega ntayitagukura. Arangije asizeho bya byondo by'ibisikogororo bisa nabi cyane binyerera, abona ipingu ritangiye kunyerera gahoro. Umugabo wari kuri telefone ari kuvuga ati igicuruzwa ndacyagifite nyagasani. Tekereza umuntu mwashakanye akakujyana ku isoko akajya kugugurisha na babandi bagura abakobwa cyangwa se bagura n'abagore bajya gukoresha nyine ibintu bigiye bitandukanye. Ati rwose mu by'ukuri ndatekereza ko nta muntu n'umwe wigeze unkurikira, kubera ko hano naciye mu nzira yizewe rwose. Gusa icyo ataramenya ni uko wagiye kugurisha amaze kumucika kare. Umugore yagiye yiruka, kibuno mpamaguru afite n'ubwoba, ariko n'ubundi byose byari iby'ubusa. Yageze ahangaha, ageze imbere abona hari ahantu hari agatenti, ahita yinjiramo ngo yihishe. Kumbe hari uwari wiryamiye mu itenti hano. Arangije abona umuntu amwinjiriyeho nyagasani, agira mu ubwoba ahita avuga ati we umugabo uraha yagize ubwoba, uzi kubona wiryamiye ukajya kubona ukabona umuntu akuguyeho gutyo gusa nta gahunda mufitanye, utigeze unamuhamagara utanamuzi. Uyananjira avuga ati mfasha please, ndakwinginze fasha, ari kunkurikirana nkeneye ubufasha bwawe. Umugabo biramutungura, gusa uyu muntu uri kuzuza ubufasha kumufashe mufashe ibiki? Arebye ahangaha kandi abona ni umugore mwiza rwose utuje. Aramubwira ati umva tuza we humura, siko mbwira inkuru yose uko byifashe utuje ntugire ikibazo, ninde uri kugukurikirana? Ndetse umugore arangije aramubwira ati ni umugabo wanjye uri kunkurikirana, mfasha rwose umugabo wanjye, ndi inyuma, ndi hafi, uba ari bugufi, ari kumpiga. Sasa uyu mugabo we yahise abyumva. Uyananjira avuga ati rwose byaba byiza uhamagaye ambulance cyangwa se ugahamagara polisi bakaza bakaba bagira icyo babikoraho. Uyu aravuga ati umva ceceka, hari umuntu numvise hanze. Uno mugabo yarumvise, yumva umuntu usa n'utambuka. Arangije avuga ati umva nta kibazo, mu kanya gato ngiye gusohoka njye hanze njye kugucungira, we ngiye kugusigira telefone yanjye, hari umuntu numvise, hanyuma rero uhamagara usaba ubufasha, njye ubwo ndaba ndi kugucungira. Sasa uno mugabo yahise yumvamo ko agomba gufasha koko, n'abantu mutajya mutanga ubufasha igihe bukenewe ubwo muba mwumva mubayeho mutewe. Niba ari ubwa mbere ugeze no kuri no shene, nawe ubwo bufasha turabushaka kandi subscribe. Mba ngomba guhita mprofitiramo. Uyu yaramubwiye ati no telefone uyifate uhamagare polisi baze badufashe, njyewe ngiye kujya hanze njye kugucungira, ngiye kuyobya amarari. Umugore kubw'amahirwe yarabonye ubutabazi, nubwo bitararangira ariko ahari wenda asa nk'atuje mu gake. Uyu mugabo se wari buze kumucika, biri buze kugenda gute? Witegereze ureba akantu ku kandi. Ndetse ahangaho umugore yinjiyemo imbere, uriya mugabo aramubwira ati ngiye gufunga ahangaha, ntuze kuhafungura, ntuze no kwinyeganyeza no gukorora, byaba byiza ubibitse nyine ukihangana ntugire ikintu na kimwe ukora. Umugabo yasohotse hanze atangira kureba impande n'impande, areba hirya areba hino, areba buri hamwe hose, ariko se uriya mugore yaje ahunga iki? Ko nta kintu ndi kubona hano, niki kiri kujya mbere? Arebye impande zose ntiyagira icyo abona. Yaba yari ari kundyarya se? Yaba yambeshyaga? Umugabo ari guhindukira
agiye kureba ku rundi ruhande yakubiswe umuhini wo mutwe. Nyagasani niba abayeho sinzi. Bamukubise ikintu cyo mu mutwe agize ngo agiye kweguka ahita arya n'umugeri direct. Umugabo azamusatira avuga ati guma hasi gira vuba vuba. Buriya mu mutwe n'ahantu ugomba gutinya. Umuntu ugukubise mu mutwe uyu yahise mubaza ati ubundi uri cyande, wowe urinda ati ceceka, ntabwo ari ngombwa kumenya uwo ndi we, funga kinwa wowe, ceceka. Uri kumva? Iyi nkoni nayigukubita ikagushiriraho. Mbwira neza utuje wamushyize. Uyarikanga yumva baramuvuze ati wamushyize. Uyu yahise yikanga aravuga ati ndapfuye none harabivuze. Kandi buri abagabo buri umugabo ntagapfa kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu mugabo yahise avuga ati suri kuvuga ibiki? Ntabwo ndi gusobanukirwa ibyo ushatse kuvuga. Reka njye ntabwo nzi ibyo uri kuvuga pe. Uko yakabivuze gutyo undi aravuga ati uri kwigira amakisha, wavuze aho wamushyize ku neza. Ati njye ntabwo mbisobanukiwe rwose, mbaye imazi nahakubwira, ntabwo nzi n'uwo uri kuvuga. Ese ubwo uri kumva nakubwira ibintu ntazi? Ariko arabizi ukuri turakoze twe. Ati mbwira uwo uri kumbaza ni muntu ki, yarari he, yambaye ati njye ntabyo nzi, nayo niryamiye ahangaha ndahagurutse rero ngira ngo nitembere. Ati mvugaho wahishe umukobwa waguciyeho mu kanyu. Yarabyumva Nyagasani ahita avuga ati ndapfuye noneho baramvumbuye. Ubundi ahangaha uhita utangira gusenga uvuga ati mana mfasha, mana mfasha. Ati vanga cyangwa mpamagare polisi. Niko uno musore yahise amubwira. Uzi icyo uno musore atazi? Uwo ari gutera ubwoba ntagaterwa ubwoba. Ikigabo cyaramurebye kiraseka, dore agasura cyaramusetse. Aya uransekeje rwose. Kurahamagara polisi? Umva buriya rero hari ibintu utazi rwose, unyihanganire kuko ntabwo natuma ukora ibyo bintu rwose. Ati byaba ari nikosa nazicuza ubuzima bwanjye bwose, kandi ako kanya nta nako naguherega bimenye. Undi arangira avuga ati hoya ikigabo cyabanguye inkoni niba cyarayimukubise byaragenze bite? Uyu yatangiye kumva ndagonga. Ubwo nawe urabyumva byabaye. Ikigabo kitanyuzwe cyaje kureba hano mu itete ubundi n'indurimo. Niho yamuhisha uko biri kose. Nyagasani umukobwa afite ubwoba. Umugabo atangiye gufungura kandi arahita amubonamo. Niho ari. Arahungira he? Aracikira he? Biragenda bite? Nyagasani yatangiye gusenga avuga ati mana mfasha, mana mfasha. Kubw'amahirwe y'Imana itabara umuntu, hari uwahise ahamagara kino kigabo. Nakubwiye ati Imana iri bugutabare rega, niyo wanyura mu bikomeye kajanira gutabara. Ubwo muri ako kanya yahise avanayo telefone ahita yitaba. Ndetse uwo yitabye aramubwira ati umva jya no ku mazi ujye kuharebera wumve neza kano kantu. Akimara kumubwira ngo ajye ku mazi, uyu nawe aramubwira ati nta kibazo rwose boss, hari aho nabanje kunyura, hari aho nabanje kurebera nakekaga, ariko nta kibazo rwose, aho naho ndaza kuhanyura mu kanya. Ngiye guhita mpanyura naho ninsoza ahangaha, uwo narindi gukeka ndaza guhita nyura hariya ku mazi naho mparebere. Gusa icyo atazi uwari guhiga n'undi ari hafi ahangaha. Ese ari buze kumufata? Arangira avuga ati urabeho ahubwo, ati rwose ibingibi ndaje mbikurikirane, byaba byiza tubaye turetse kuvugana, hanyuma rero nkabaza nkakurikirana ibingibi nkabisoza. Arangira avuga ati sha uri maha pe, uri maha ndagufashe. Umukobwa ko afashwe biragenda bite mwabantu mwe? Yaje gahoro buke buke avuga ati noneho igicuruzwa ndakijyanye pe, igicuruzwa ndakijyanye. Gusa icyo atazi akirebamo avuga ati sha iyi mikino ndabizi ko ariyo washakaga rwose, reka tuyikine nta kibazo. Yaje kureba uwo ari kubwira ntawe uhari, yagiye kare, yagiye kera bugicya. Arebye ahangaha arumirwa, nta kintu kirimo. Nyagasani umukobwa yacitse ryari? Igihe uno mugabo yarari kuri telefone ari kuvugana n'uriya wari umuhamagaye. Umukobwa yasohotse bucece
arafungura neza. Wibuka uno mugabo yari yatangiye gufungura ariko atasoje. Umukobwa arafungura, amaze gufungura arongera aranafunga neza ku buryo utarabukwa niba yavuyemo cyangwa yaranarimo. Umugabo yaravuze ati oya no, ntabwo bishoboka. Agiye he ko yararaha. Ku rundi ruhande tugaruka ahangaha, umukobwa ari mu ishyamba arimo ahamagara polisi ngo arebe ko yabona ubutabazi. Avuga ati umugabo wanjye ari kunkurikirana, ari kumpiga, muri aka kanya sinzi icyo nakora, ntabwo nzi ikintu na kimwe nakora rwose, ni mu ntabari nyine ubufasha bwanyu. Ndisanga afande, bitewe n'ukuntu umukobwa yari ari ahantu hatari amanetiwaka, afande yahise amubwira ati sorry miss, rwose ntabwo ndi kukumva neza pe, gerageza wongere usubiremo amagambo uvuze, ntabwo nayumvise. Sasa ndebera ibibazo iyo byaje na network zirakwangira, wahamagara polisi ntibikunde, wagira ute byose bikanga. Yaramubwiye ngo niyongera asubiremo, gusa ari kubwira nawe ntago ari kubyumva, connection zamwangiye. Kandi uko akomeza atinda muri ibi, umugabo tubonye ari mu nzira ari kuza, avuga ati hoya ntago zabinkora kandi zabisoje. Ati reka nshaka kandi gace njye ku rundi ruhande ndebe ko nakongera nkabona sinyari. Azamuka hejuru hano ku itare, atekereza ko wenda ariho biri bukunde, gusa uko ari gukomeza atinda ubyibuke neza, umugabo ari kuza asatira hano ku mazi n'ubundi. Witegereze urebe, kubw'umwaku na telefone yaramucitse yikubita mu mazi. Nyagasani, ndebere bya bibazo navugaga. Afande yumva telefone yikubise hasi. Ubundi hari igihe uvugana n'umuntu bitewe na situation urimo ugahita umenya ko uwo muntu ari mu bibazo. Nkangaho wagakwiriye guhita ukeka, ariko se umuntu ari kumbwirana yahagira agira ate? Phone numvise yikubita hasi. Afande nawe yagize amakenga, arashira avuga ati se uyu yabaye iki? Reka tracking telefone y'ahantu aherereye. Ubundi hari ukuntu amatelefone yacu aba afite ama GPS, bashobora kuba bayikurura bakavuga ati iyi phone iherereye muri aka gace, ubwo bishatse kuvuga ko n'umuntu ariho yaraherereye. Afande rero yatangiye gutrackinga ngo arebe ko gace. Umukobwa se wenda arasanga telefone itapfuye, n'ubundi arasanga na phone byarangiye. Yahise amanuka kuri rya tare yari yahagazeho agira ngo aze kureba uko byifashe. Ageze ahangaha ateruye phone, wapi, yasanze telefone nta kigenda. Ibi biri buze kurangira gute? Irongera namucika naro rigwa hasi, none yigwa mu mazi hagati ajya kuyihigira mu. Witegereze ureba akantu ku kandi. Ndetse ageze ahangaha aravuga ati Mana mfasha. Akomeza agenda asenga ati Mana mfasha. Umugabo we ni inyamaswa, twamubonye nta mikino, arakubita. Muri ako kanya cya kigabo yumvise amajwi y'umugabo avuga turi hehe, uri he? Igaragaze se nyine, gira vuba vuba igaragaze. Gusa ibyo avuga sinzi kuri mugore yakwigaragaza akiyereka iyi nyamaswa yamuhitana. Ahubwo umugabo ashakira hirya no hino. Igitangaje ni ukuntu neza uwo yari ari guhiga yaramwegereye, bari muri zone imwe, ariko nta n'umwe aza aho undi ari. Ariko uno mukobwa we yari yanamubonye, arangije atega amatwi yumva ibigambo ari kuvuga. Ati nungora ibihano biraza kwikuba, ariko nutangora hari uburyo ki twabikoramo ibintu nyine tukabyoroshya. Ewana, sinze no kukubabaza, ariko nungora uraza kubabara mpaka. Tekereza umuntu ari kukubwira gutyo, ese wowe wagenda umusanga cyangwa nawe wamukwepa ukajya kure? Umugabo yaraje yurira hanga. Ubundi abantu uzabona baseka ibintu nyine, ukabona muri situation ibabaje, ukabona umuntu ari guseka. Uwo muntu nyamara hari ukuntu abateye, abandi barababaye, wowe uri guseka. Ubwo buri guseka iki? Kandi none inseko yari ari guseka si ibyishimo. Witegereze urebe, umugabo yaramubuza aragenda. Akiva aho ngaho tugaruka ku ruhande wa wundi, wa musore watabaye uriya mugore, nibwo akigarura ubwenge. Nona umugore nawe yagarutse kumureba ngo arebe uko amerewe. Ageze hano aramubona aribwo ari kweguka, gusa yakubiswe, bamukubise ikintu mu mutwe, n'ubu ntago ari kubona neza, ari kuzengera. Ubwo umugore nta kindi yakoze, umuntu wari wamutabaye
nawe yagombaga kuza kumurwanaho. Yanze kuba nka ba bantu umuntu afasha, wamara gufasha umuntu mwahura nawe ukeneye ubufasha bwe, ugasanga we yigize nk'atanakuzi, uyu we yaje kumurwanaho avuga ati umva, reka nze ngufashe, ati rwose njanga kugira ngo utabare, reka duhaguruka ahangaha tuvanga twihuse vuba vuba, haguruka twihute tuvanga nonaha, aturi inyuma ari hafi, please ngwino tujyane tuvanga. Yaje kurwana no kumutabara. Abantu nyine mwigira nkaho mudafite imbaraga, ujye mumenya ko hari situation wageramo ikenera imbaraga. Hari ahantu ukenera kugera, umuntu akeneye ubutabazi, ugasanga nyine ukeneye imbaraga, iyo utazifite biba ari ibibazo. Uyu we yakoresheje izo yari afite kugira ngo mutabare. Ubwo muri ako kanya yagombaga kumufata ku rutugu akamusindagiza akamujyana. Umugabo nta bwenge afite, ntago ari kwibuka neza uko byagenze, nta nubwo azi ibyabaye, ubwenge bwe bakubisemo inkoni. Wantu urabyumva, barimo baragenda bacika baca mu ishyamba. Hari uwo bahise bahura nawe, mwenyewe Sekibi yigendera. Murajya he? Ko mbafite murajya he? Nuko kuramucikishije. Uri kumujyana he? Umujyanye he? Umukobwa yagize ubwoba, ndapfuye noneho. Areba uno musore nta kintu yakora ubu ngubu nonaha. Uno musore wenda yari bunamurwaneho agakora uko ashoboye, nonaha nta mbaraga afite, nta kintu na kimwe yakora. Uyu yaraje arabitegereza araseka, aravuga ati umva, ubundi kubera icyo utari kunyizera? Uzi inshuro ibyo byose nagiye mbitekerezaho. Sinzi ikibazo rwose unafite wowe pe, sinzi ikibazo ufite ikihe kibazo? Ufite ikihe? Batangiye gusubira inyuma, bafite ubwoba, bari kubona ari kugenda basatira cyane ko uno musore we yanakubiswe kino kibanda kizi, bongeye bakakimukubita, urabyumva ubuzima yahita buhaburira. Batangiye gusubira inyuma, kandi uko basubira inyuma niko uno mugabo nawe agenda abasatira, ati burangiye nari natekereje ko byose byarangiye, wamaze kujya ku murongo, ariko ndatunguye rwose ukuntu uhindutse mu masegonda make cyane. Birantunguye rwose, nta nubwo ukibuka neza kuri uwanjye. Umva rukundo rwanjye rwose, ugomba nyine kwiyakira kuri uwanjye, ukaba uwanjye, nkaba nakujyana nkagukoresha nyine icyo nshaka, gusa kitari kibi, sibyo se? Uyu mugore arangije avuga ati nyumva neza, unyumve neza, wongere unyumve, ntabwo nshaka kongera kubana nawe ukundi, ntabwo mbikeneye. Buriya hari igihe urambira umuntu bitewe n'imico mibi ugira, ukuntu utamuha agahenge, uhora umubangamira, umuntu akakurambirwa akumva wana no kukubona biramurambiye, rero ugasanga ni ikibazo. Uyu yaravuze ati sinshaka kubana nawe, uri Sekibi, uri umugabo mubi, uri Sekibi yigendera, ndeka ubuzima bwanjye mbubeho njyenyine, ndeka njyenyine, genda vangaha, umvira mu buzima birangire nyagasani. Atari ko ibyo wakora byose se kuri uwanjye uri kurwana n'iki? Ubwo muri ako kanya yahise amusatira aramufata. Wa musore ubwo tayari we n'undi nta kabaraga yari afite kugenda, yagendeshwaga n'uriya mukobwa wari umufashe, yahise agenda yikubita hasi. Uyu yaravuga ati umva tuza, ariko calm down, tuza, ibintu byose biragenda neza, rega ntubigire ikibazo. Atumva ndeka njyenyine, ndekura, ndeka nigendere, hari ikintu gutwaye, hari ibyawe nakwatse, wandetse ukagenda washaka ukazareba n'abandi bagore ushaka, ariko njyewe ukandeka njyenyine. Maze ugahura n'uno mugabo wabonaga ari umusore w'ibogari ameze neza, bakavuga ati ubu tuzubaka urugo rwacu rube rukomeye. Akiraho yumvise isasu barishyiramo, gusa icyari gitangaje ni ukuntu umupolisi wari uje aje gutabara uno mugore. Iki cyarahindukiye kirebye neza, humbe arebye neza anga yasanze. Ubundi reka mbabwire neza, buriya nta hantu nyine bahora abapolisi baba barya ruswa, ugasanga abo bapolisi nyine nabo batumye abaturage babaho nabi bitewe n'izo ruswa. Uwaje rero nawe yari umurya ruswa,
yari asanzwe aziranye n'uno rushimusi, n'undi hari amafaranga bamuhaga kugira ngo abakingire ikibaba bakora ibikorwa nyine bitemewe, ibikorwa bibi nk'ibi ngibi. uyu yahise avuga ati ahubwo afande kiramumfashe, tekereza uwaje aje gutabara, ahubwo nawe agahita afatanya n'umunyabyaha, bose bagakora ibyaha. Ako kantu kumve neza. Ati ibi rero byose turi gukora, turi gukurikiza umupangu wacu, uko twabiteguye niko turi kubikurikiza, uba akantu karateguye ku kandi. Rero uko bakoze ibibi nk'ibi ngibi, amafaranga yavuyemo uriya mupolisi nayo nyine bamuhagaho make, kandi afande yarazi ngo yohereje umupolisi muzima, yarazi ngo niwe yohereje ahangaha ngo azatabare, kumva ahubwo yohereje Sekibi yigendera, ije kwangiza ahubwo kurusha uko byari bimeze. uyu yarangije akomeza gutakamba cyane. Iki kigabo cyaravuze ati ntwaza uwo mukobwa, nanjye ndaje nite kuri uno mugabo. Ndetse uno mukobwa nawe aravuga ati please ndakwinginze unkorere buri kimwe cyose ushaka, wumva ushaka kunkorera nta kibazo, nushaka kunkubita unkubite, nushaka kunkora icyo ushaka cyose kunkoresha ukinkoreshe, ariko ureke uwo mugabo wenyine, ntugire ikintu na kimwe umukoraho. Uwo mugabo wagerageje kuntabara n'inzira karengane nta kibi yakoze. uyageze imbere aranje avuga ati muri gukora iki ko mutaza ngo tugende? Afande ngwino tugende gira vuba vuba. Sasa kinavuga nyine nk'ikihebe, nta nubwo yanashyiragamo akantu kakubahiro kuko ari fande, kuko bamenyeranye bose bakorana mabi. Nyine yamuvugishaga nk'umuntu usanzwe waho ngaho bahorana umunsi ku munsi w'ikinyamafuti nkawe. uyaranje aravuga ati ngiye ntaho ndi bujye. uyagihagaze wa musore mu kabaraga gake yari afite yaje yirukana. uri nibyo mbabwira, iteka umugabo apfa nk'umugabo. Afande arebye abona mushuti we cya kihebe bacyatatse bari kukinigagura, nta kindi yakoze, yagombaga kuza gutabara inshuti. uyakomeza kumuniga avuga ati n'ubutaha niyo napfa nta kibazo, naba mfite icyo nziza kizima. buriya hari umuntu upfa rega akaba afite impamvu ifatika itumye apfa. hari n'undi upfa ukibaza se uyu muntu koko apfiriye iki? ni iki nyine gifatika gitumye apfa? umukobwa agiye kwirukanka ataragera kure, ageze imbere yumvise isasu rivuze. Nyagasani, ese ninde urashwe? n'uriya musore wagerageje kumutabara? ni umugabo we se? ninde urashwe muri abo babiri? yarahindukiye gahoro, arebye inyuma abona hari upfuye. Sasa witegereze urebe, uyu mupolisi bitewe n'ukuntu ibintu byo kurasa atanabyumvaga neza, bitewe n'ukuntu bitamubagamo atabyumvaga, yararashe, ndetse amaze kurasa nawe yagizemo ubwo bahita yifata ku munwa. witegereze urebe, ninde barashe? yifashe ku munwa nawe atangira kugira ubwoba, atangira kwahagira, ahumeka cyane. ese ninde upfuye? yaba ari wa musore. Afande yabuze icyo akora, abura hareba, abura uko yifata. Sasa afande kubera kurasa nabi n'ibintu atumva, yarashe cya kihebe gishuti cye, nicyo yarashe. ubuzima bwacyo nuko byagenze. Nyagasani, ndetse iki kihebe cyapfanye na rya pingu cyari cyambitse umugore wacyo. ubwo muri ako kanya bakiraho abapolisi, noneho b'abapolisi b'igihugu koko bakora umwuga wabo bya nyabyo, batagendera kuri ruswa, batagendera ku macakubiri n'ibindi bigiye bitandukanye, baraje bakora akazi kabo, batanga ubutabera. bafashe wa mupolisi urya ruswa, wa wundi ukorana n'abagizi ba nabi, baramutambikana. utavuga cyangwa se utumva ngo ni umupolisi ngo ugire ngo ntibamufunga, nawe bamutayemo baramujyana. ndetse ahangaha aba basigaye wa babiri. uyu musore yakoze inshingano ze, yaratabaye, atanga ubufasha, yarafashije. umukobwa nawe yagombaga kumushimira ko yamwitangiye, yaramubwiye ati wakoze cyane rwose kuba watabaye ubuzima bwanjye. ubu muri aka kanya kuba ndiho byose ndi kubikesha wowe. iyo hataza kuba wowe, ubuzima bwanjye ndakubwiza ukuri ko aya ndi kuvuga ntaba ndi kuyavuga, biba byarangiriye hariya. ndetse ni nuko inkuru yacu tuyisoje. ese nawe ugeze aho ukenewe nyine kugira ngo utange ubutabazi, waba utanga cyangwa wahunga? ndabakunda cyane. ahangaha ni kuri K-Drama Rwanda niho muzisanga. njye mubana umunsi ku munsi, nitwa Nyazo.
Imana ibampera umugisha. Ciao ciao, duhure mu kubutaha k'ubwenge. Ciao ciao.